Uyu munsi rero twari dufite igikorwa cyiza muri rusange cyateguwe n'ubuyobozi bw'abanyeshuri ariko bufatanya na kaminuza mu buryo bwo kugira ngo dukomeze kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero twari dufite gahunda yo gukora umuganda dufatikanije n'abaturage kaminuza yacu yubatsemo, ariko twararebye dusanga ibyo byonyine ntabwo bihagije. Tureba mu buryo kugira ngo turusheho kugira ubusabane n'abaturage batuye hafi ya kaminuza, twagira igikorwa dutegura mu buryo bwo kugira ngo duhure muri uwo muganda. Tukaba twarateguye igikorwa rero cyo kugira ngo dufashe abaturage bamwe baba baragize ikibazo cy'ingaruka ya COVID-19, bakaba batarabashije kwishyura ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé, aho twakoze ubukangurambaga mu gushaka amafaranga y'inkunga avuye mu banyeshuri. Ngo twavuze ngo umunyeshuri aratanga amafaranga runaka, kuko nubwo twakuye mu banyeshuri ubwabo ntari abari bafite ibibazo, ahubwo twatanze itangazo tuvuga yuko uko umuntu yifite, uko umuntu ashojwe, hari uwatangaga 500, hari uwatangaga 1000, hari uwatangaga 2, hari n'utarabonye icyo atanga, ariko n'utarabonye icyo atanga ntabwo ari impamvu zi. Murakoze. Amafaranga yavuye mu banyeshuri ntabwo ari amafaranga menshi cyane, kuko n'abari mu bibazo havuyemo amafaranga agera ku 100,000, hanyuma ayandi ava mu barimu, hanyuma n'ubuyobozi bwa kaminuza bwongera andi mafaranga. Urebye buriya buri institution yose iba yifuza kugira igikorwa yakora. Icyo twari tugamije mbere na mbere ni ukugira ngo tubanze twereke ubuyobozi bwa kaminuza, nubwo turi abanyeshuri ariko ko dufite umusanzu mu kubaka kaminuza twigamo. Tumaze kubibona rero, twasanze kubaka kaminuza bidashingiye ku banyeshuri gusa, ahubwo bishingiye no ku buzima rusange bw'umuturarwanda wese. Impamvu twahisemo gukorera muri uyu murenge wa Gikondo ni uko aribwo ubuyobozi bwa kaminuza yacu nshya yubatsemo, kandi tubona mu minsi iza tuzaba turi kumwe nabo umunsi ku wundi. Twakagombye kuba twarafashe n'umunini boye turi ubu ngubu, ariko turi ntabwo ari ku nyubako yacu bwite, twifuje no gukorana n'abaturage tuzahorana nabo umunsi ku munsi. Murakoze cyane. Uyu munsi twahisemo gukorera umuganda hano mu mudugudu wa Rebero, akagari ka Kagunga, umurenge wa Gikondo, ku mpamvu zumvikana. Icya mbere ni uko nk'uko mubibona hano tumaze kubaka igikorwa remezo, aho kaminuza yacu izimukira muri iyi minsi iza. Iki gikorwa rero kikaba cyubatse muri uyu mudugudu wa Rebero nyine. Tukaba rero twaje mu by'ukuri mu rwego rwo kuvunyisha ahantu tugiye kuzakorera. Niyo mpamvu twatumiye rero ubuyobozi bw'umudugudu kugira ngo twifatanye gukora umuganda uyu munsi, ariko nanone tubabwire ko kaminuza igiye kuza kuhakorera, ariko muri uko kuza kuhakorera tugire natwe uruhare mu iterambere ry'umudugudu. Niyo mpamvu twaremeye abaturage bakeya mu ntangiriro 333 tubaha mituelle de santé. So impamvu rero nyamukuru niyo kuvunyisha, niyo kubabwira ko kaminuza ihari kandi igiye kuza kuhatangirira kuhakorera. Ni ngombwa rero ko haba iyo mikorere n'imikoranire n'abaturage dusanze hano. Turabitekanya mu ntangiriro z'amashuri, muri academic izatangira kwa 9, ubwo rero tuzatangira kwimukira hano kwa 8. Cyane rwose muri plani zo kubaka hano, fazi igiye gukurikiraho ni yo kuzubaka amacumbi. Kuba ndaha hantu mu bwatsi bwacu kandi mu bwatsi bwanyu, nk'umuyobozi uzabaha karibu cyangwa se wamaze kubaha karibu, twe tukibona mutangiye ibikorwa already twahise tubakumbura. Rero twahise tubakumbura, si twe tuzarota noneho by'umwihariko tubonye musesekaye uko mwaje uko byatunejeje, ariko noneho nimuza muri mwese ni ukuri mwumve ngo turabiteguye, tubiteguranye ubwuzu, kandi rwose mwumve ngo muje mu maboko meza. Twari icyitegererezo mu bintu byose, nta insecurity bahangaha, nta bujura, mbese ni ukuvuga ngo ibintu byose dusa nkaho turi kuri presque 0%. Bivuze ngo noneho nimuza ubunararibonye bwanyu, ubutore bwanyu,
ibikorwa byanyu ibyo noneho bizaza birushaho, sinzi niba tuzabikitegereza, niba tuzajya ku yindi revo ntabwo mbizi ariko byose ni ukuri bajya bavuga abajene b'uyu munsi ngo hazashya. Umugisha ku mudugudu wacu kwakira igikorwa remezo nk'iki ngiki, ni ukuri twakiriye amaboko. Baravuga ngo kandi ni nabyo ngo urubyiruko ni imbaraga z'u Rwanda zubaka kandi vuba, kandi koko muri zo itajengwa na nani vijana, itajengwa na sisi wenyewe, Gikondo itajengwa na nani vijana, Gikondo itajengwa na sisi wenyewe, sisi wenyewe, yeah.